nagukoye udafite amafaranga zumvikane ko turi kubana nta mafaranga ufite ibyo byose wabizana umutwe yawe umanuza urushyi nanjye nkawumanuza ifaranga tukareba ugomba nkurusha amafaranga nanjye ngaho kubisa yaroroha reka nkubwize ukuri my friend tureka kujya twigira abantu b'abanyabwenge cyane erega nkatwe ababyeyi nitwebwe twumva kuyizura kandi nagusata ninjye uri kuyakwishyuza nagusataguye wajya kubitura umuntu uje kukwishyuza amadeni nuko gusiga bizwi ko umuhungu avamo umugabo umukobwa akavamo. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira Umuvuno TV show nk'ibisanzwe. Turi muri cya kiganiro mumaze kumenyera cyitwa tumena umuceri. Tugiye kumena umuceri rero. Mwagiye mwumva ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ko ubu ngubu umukobwa udafite amafaranga, umukobwa utashobora guka umuhungu, ubu ngubu adashobora kubona umugabo. Ahangaha rero muri studio nk'uko muri kubibona turi kumwe n'abantu batatu, ese dufitemo n'umukobwa, turi kugira ngo batumare amatsiko niba koko ibyo bintu ari byo. Mbere yuko dutangira reka tubanze twumve impande zombi uko babyumva. Ese koko birakwiye ko umuhungu bamukwa? Ya birakwiye cyane urebye aho igihe kiri kugenda kitujyana. Abakobwa no basigaye bari kuba bafite amafaranga cyane, nibo bafite amahirwe menshi yo kuba babona akazi. Cyane ko twebwe nk'abahungu amafaranga akazi kacu kari kugenda kaba gake. Ku buryo nyine umukobwa ari we ufite amafaranga cyane kurusha umuhungu. Iyo niyo mpamvu mushingiraho. Iyo nime. Inde hari ikintu cyari mu myaka nk'igitano abahungu ari bo bakwa. Hashimo nk'indi myaka igitano n'abakobwa bakwa. Byari baye uburinganire. Oya nta imyaka ngo igitano n'iki. Ahubwo numva ahantu technology iri kugera, urumva ubu niba nta mafaranga ufite, umukobwa afite ya mafaranga yakagombye kuza kuguha. Nta nubwo ari byo kuvuga ngo turirirwa tujya ariko ubwo nibiba gutyo tuzahinduranya, twitwa abahungu mwitwa abakobwa. Ijambo umukobwa gukobwa ubwo ni mwebwe tuzatugiye gukwa. Nyine ugomba kumva kubera abakobwa yego n'amazina zahinduka. Sasa rero nimwemera kwitwa abakobwa tukitwa abahungu muzabivuge tuba dusigaye twumva yuko byiburi iryo jambo turyumva nabi kuba twaka umuhungu. Ese umukoye byaba bitwaye iki? Dore ni kintu icyo kintu kiragaragaza ko mutangiye kuzana ubunebwe mu gihugu cyacu. Uramutse ukundanye n'umuhungu agahera iwabo nawe ugahera iwanyu hejuru yuko wabuze inkwano kandi ufite amafaranga yo kumukwa ukamukabana, byaba byiza kurusha ko wamukwa mukabana. Byaruka ukayamuha akazi wanyu akagukwa kugira ngo mutica umuco wapfuye kera. Wapfuye mutangira kurya ihene. Ariko aho ngaho anavuze n'ikintu cyiza wayamuha. Ariko ubu namukoye. Ariko niwe waza bikitwa ko yagukoye. Icyo gihe uba wikoye. Aho ngaho ngize ikibazo. Urayamuhaye arabirenze araje aragukwa. Ese kuyamuha byo bivuyeho igihe muzaba muri mu rugo bizakuraho ko wayamuhaye koko wamukoye? Uzahita bibagirwa ko wikoye. Ntago bizabyitwa ko nikoye. Bizabyitwa iki? Ni uzaba warankoye azaba yaraje kandi ari wowe wamuhaye amafaranga. Ubwo bivuze ngo muri kubyemera ko babako kuko wamuhaye amafaranga. Ntago twakwabaho wamwabakoye kandi wamukoye. Ntago bishoboka kandi ari wowe wamukoye. Ikindi mbaza aho ngaho ngubu ngewe ni urugero ntago nize nta kazi mfite, wowe ufite akazi kandi kaguhemba neza, urumva? None niba mugani ya mafaranga niba nayo mfite kandi turakundana, sibyo? Turakundana, ese ntago uzemera gutanga ya mafaranga kugira umwe? Ahubwo se wowe uvuze ngo umukobwa nagukwe nkuko mwabivuze ko kumuco banza waracitse. Uri kwifata ukavuga ngo umukobwa gukwe. Twari tuzi ko mu muco nyarwanda umuhungu ari uko umukobwa. Ubwo nugera mu rugo uzaba witwa iki?
uzaba witwa umugabo uzaba witwa umugore uzaba witwa iki icyo gihe nzaba nitwa umugabo kubera ko ninjye nyir'urugo urumva buretse uri nyir'urugo gute baragukoye ariko iryo jambo sinibaza yuko tuzirirwa turitindaho ngo wenda akantu gato kera hari ukuntu nyine umugabo yabaga ari gutuka umugore ukumva aramucyuriye ngo naragukoye ngo inka zanjye nagutanzeho iki n'iki ese mwebwe nimushwana uzamukubita cyangwa se uzamutuka wishinjikirije iki kandi uzi neza ko yagukoye urabona aramutse agukoye mukamara kubana mw'abantu ugakomeza kwitwa umugabo kuko bizwi ko umuhungu avamo umugabo umukobwa akavamo umugore nta mukobwa ujya uvamo umugabo umugabo umusore yagenda akitwa umugabo kubera ko yari ari umusore noneho umukobwa nawe akagenda akitwa umugore cyagiye mwatonganye iyo wa mugore yishyize hejuru uca bugufi kuko nundi uca bugufi uko guca bugufi rero urukwemera kuba umugore kuko ubundi umugore ni ucira bugufi ariko ikindi aho ngaho n'ubundi bamaze kuzamuka aho ngaho twumvikane umunyamakuru aho ngaho ntago wa mugore azigera yitwa umugabo cyangwa wa mugabo ngo agire yitwa umugore n'ubundi azahora ari umugabo mu rugo birumvikana ku isura twebwe abantu tubibona turabibona kuko ari iki ari umugore ariko nyamara kuko yagukoye ni umugabo umugore se ariko abaye umugabo gusa listen wemeye ko naba umugabo azemera guharanira za nshingano zose z'urugo igisobanuro cy'umugabo murakizi uremera ko ntabwo umugabo ari mu ipantaro na nubwo umugabo ari mu ipantaro okay arakoze cyane ngo dusobanurire umugabo uwari utashobora guka umugore umugabo ntago ari mu ipantaro kuba umugore yaza rero ngo nuko yagukoye ngo aritwa umugabo yaza arashobora kuzuza n'izindi nshingano zose umugabo agomba turabizi ko aba yarazishobora yakitwa umugabo nta kintu reka twumve ko umugabo ni umutwe w'urugo umugore akaba umutima w'urugo yego kandi umugore uko yaba ameze kose agomba gucisha bugufi ku mugabo we urumva umugabo aba yaramukoyaye turi kujyana umugabo ajya gushakisha amafaranga abana bakarya minerval agahahira urugo none se nitubakwa icyo gihe muzaba muhindutse abakobwa gukobwa nibyo nahoze mvuga